Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti banywanyi ba Blessing TV aho muherereye hose, tubifurize ibihe byuzuye umudendezo ndetse n'ibihe buri wese yakwishimira kubamo. Turaje mu kiganiro cy'uyu munsi rero, bungabunga amagara yawe. Ikiganiro kigiye kwibanda ni ikiganiro tuzakora buri gihe kijyanye n'ubuzima muri rusange, aho tuzaganira ku bijyanye n'indwara no kuzirinda, imirire no kunoza ibijyanye nayo, n'uburyo wayirya mu kwirinda indwara cyangwa se kwivura mu gihe umaze kurwara. Kuri uyu munsi rero tugiye kwibanda ku ndwara zibasira abagore. Tugiye kujya ku ndwara ya fibrome cyangwa se fibroid cyangwa fibroid. Ni indwara bakunze kwita ibibyimba byo mu nda. Ni indwara zifata abagore cyane cyane abakobwa cyangwa se abagore begereje imyaka 30, ariko bitabuje ko n'abangavu bagera kuri mu myaka 20 bashobora kuzirwara, ariko izo kazi bari nkeya cyane, ariko ibimenyetso byabo bigaragara bamaze gukura, bagejeje ku myaka 30, 35 ndetse na 40. Ni indwara rero y'ibibyimba byo mu nda ikunze gufata ahanini ku mura cyangwa se inyuma y'umura, cyangwa se bigafata hafi no kuntuza no ku mirerantanga, kuri za overe no ku miyoborantanga, aho inzira y'intanga ngore ica. Abagore rero nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, abagore byibura umwe mu bagore 10 cyangwa se tuvuge ku 10% barwara ibibyimba byo mu nda, kandi bikabahangayikisha cyane, barababara cyane hafi kurira. Umuntu ashobora kurwara ikibyimba kimwe cyangwa se akarwara ibibyimba byinshi bitewe n'aho byafatiye. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko nanone ibibyimba bibamo amoko 4. hari ibyo bita, hari ikibyimba kizifatira mu nyama igize umura cyangwa se intramural mo hagati, hari ibifata munsi ya endometre, bakunze kubyita ngo ni ibisumike, hari ibifata mu nyama y'umura ariko binawufasheho susere, ndetse niba bifite umuzi cyangwa se isoko cyangwa se bifatiye ku mura, ibyo bita fibrome pedicule. Kwibaza uti se ninde ushobora kurwara ibibyimba byo mu nda? Ubushakashatsi butandukanye ni abahanga mu buvuzi, abaganga bo mu ndwara z'abagore bagaragaza ko ushobora kurwara ibibyimba ari abagore. Nabibabwiye, ibibyimba bifata umukobwa cyangwa se umugore uri mu myaka iri hejuru ya 20 kwegereza kuri 30, ariko nabwiye ko n'indi pourcentage ntoya igaragara ku bakobwa b'imyaka 20 nabo bashobora kubirwara, ariko ntibabimenya, babimenya bageze ku myaka hagati ya 40 na 45 iyo babirwaye bakiri muri iriya myaka. Ibimenyetso rero by'umuntu urwaye ibibyimba byo mu nda, nubibona rero uzihutire kwegera muganga. Agira ububabare cyane mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina, akababara cyane birengeje urugero, akagira ububabare bukabije mu gihe cy'imihango, akagira ndetse akanavama amaraso menshi. Ubirwaye akuramo inda cyane, cyangwa se ubu ni uwo byagaragaye yaramaze kubyara, ariko iyo utarabyara ukabirwara bidakize ntabwo ushobora kubyara. Ikindi nanone ashobora kuremerwa mu kiziba cy'inda, ibi bikajyana no kwiyongera k'ubunini bw'inda ibyara, ndetse ukumva buri gihe n'ibiro byawe biri kwiyongera, ku buryo ureba uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa ukamubonamo ko atwite nk'inda y'imvutsi rwose yo ku myaka 9 yo ku mezi 9 cyangwa se 8 gutyo yandaye yenda kuvuka. Ibi ni byo bimenyetso bigaragara by'umuntu ufite
ibibyimba byo mu nda. Ikindi twababwira, wakwibaza uti se ibibyimba byo mu nda biravurwa bigakira? Ubuvuzi butandukanye bwagiye bukorwa na henshi cyane mu mavuriro menshi bugaragaza ko abarwayi ibibyimba byo mu nda bakunze guhabwa ibinini bituma ibi bibyimba bidakura, ariko nibabikuraho ubundi byamara kubigabanyiriza umubyimba bakajya kubibaga. Uku kubibaga rero gutera ikindi kibazo gikomeye cyane ko umuntu wabazwe ibi bibyimba ahanini birongera bikagaruka. Iyo byongeye kugaruka bishobora kuza ahandi cyangwa se bikaza ku kandi gace, ukaba muri ubwo buzima. Iyo bakubaza inshuro 13 ku nshuro 14, abenshi bashobora kugwa ku iseta. Niyo mpamvu muganga akubwira ko ugeze ku nshuro 13 udakwiriye kongera kwibagisha kuko ushobora kugwa ku iseta. Ubuvuzi rero bugezweho n'ubw'imiti y'ama food supplement, ni imiti igezweho ikorwa n'Abashinwa, niyo ishobora kubivura bigakira burundu. Iyo miti imyinshi, amazina amwe namwe ni myinshi cyane, ni amoko atandukanye, ariko ikunzwe cyane, izwi cyane cyangwa itanga umusaruro cyane ni ibyitwa nka Golden 6, ibyitwa Reishi, ibyitwa Golden Haifa, ndetse hari izitwa Maharani na Fatima. Ibi nibyo ushobora kwifashisha, ariko hari n'indi miti itandukanye mu kuvura izi ndwara. Wowe wamaze guhura n'ubu burwayi cyangwa se watangiye kugaragaza ibi bimenyetso nk'uko nabivuze, wakwihutira kwegera umuganga kugira ngo agufashe kugira ngo ibibyimba byo mu nda bikire neza. Wakwegera umuganga rero mbere na mbere akabanza akagusuzuma akareba ko ibibyimba koko ubirwaye cyangwa se atari ubundi bubabare wifite cyangwa se izindi ndwara, akemeza ko ubirwaye, noneho ukabona gufata ingamba. Noneho wowe wamaze kubirwara, mu buryo bwiza namaze kubabwira ko ari gukoresha iriya miti nababwiye ko ariyo ishobora kugufasha gukira ubu burwayi. Watugana rero tukagufasha aho uherereye kugira ngo uyikire. Ushobora kuduhamagara kuri nimero 078 71 50 912, cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 78 71 50 912. Iyi nimero mvuze niyo umuntu uri hanze ukeneye ubufasha, ukeneye gufashwa mu burwayi. Iyi nimero zombi mbabwiye ziba kuri WhatsApp. Rero ufite iki kibazo, wowe wageze kuri ya level ubabara cyane, wakoresha uburyo. Hari umuntu wari watwandikiye rero witwa yari Semerine, sinzi nimba ariko iryo zina rye. Yari yanditse agira ati, ndagira inama abagore n'abakobwa kwikurikirana bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze, uko bumwe muri ubu bwoko bw'ibibyimba ndaburwaye bumereye nabi. Nimwiteho nyabuneka, kuko agahinda mfite sinzi ko nzagakira, ndacyari umukobwa sinzi niba nzabyara. Uyu wahuye n'uburwayi bw'ibibyimba byo mu nda, nawe nyabuna ndakwinginze rero buri mezi 6 ujye wisuzumisha urebe ko udafite uburwayi bw'ibibyimba byo mu nda. Munyemere rero dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Mwe twabanye tubifurize ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Ukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubuzima bijye bikugeraho. Wowe wamaze gukanda subscribe, sharinga ibiganiro n'abandi babashe kumenya uko bakwirinda kandi bakwivuza. Bungabunga amagara yawe ni ikiganiro cya Blessing TV. Mwari kumwe ndi Alphonse Capone. Aho utaha, bye bye.